Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Tennis Sky Empire. Nawe utari wayikora ariko ukaba ugiye kubikora, nawe Imana iguhe umugisha. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warakoze subscribe, ugakora no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo uzajye ubona inkuru uko zigiye zitambutse kuri Tennis Sky Empire. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Dr. Muyomba Thomas. Dr. Muyomba Thomas ni muntu ki? Ni umuhanzi kimenywa na bose mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ntawe utamuzi kubera ubuhanga n'ubumenyi ndetse n'indirimbo ze zigiye zikunzwe n'abantu batari bakeya. Kuva mu 2007 ni umuhanzi ukunzwe n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, kuko afite alubumu zigera ku 9, akaba yaratwaye ibihembo bya Salax Award bigera kuri 3 mu myaka 3 yikurikiranya. Ntawe umukoramo, ntawe ugerageza gukora nk'ibyo yakoze. Nyuma yo gukora ibyo byose atwaye ibikombe 3 byikurikiranya bya Salax Award, ubushongore n'ubukaka ntago bwagarukiye aho ngaho. Hahise haza irushanwa bitaga Primus Guma Guma Superstar ku nshuro yayo ya mbere muri 2011. Icyo gikombe yahise agitwara rugikubita ahigitse ibihangange nabyo byari bikunzwe muri icyo gihe na n'ubu bigikunzwe, ariwe nta wundi Jay Polly nyakwigendera ndetse na King James. Abantu bakomeza gutangarira ubushongore n'ubukaka bwiwe bw'uno musore, ariko kuri we yumvaga ari ibisanzwe kuko courage ziwe ntago yashoboraga gucika intege, kuko cyaraziraga kikaziririzwa kuri we. Tomclose wakibaza ngo ubuzima bwe bwo mu bwana yari ameze ute? Ese yakuraga hehe imbaraga zihora zimusunika guhora agira imbaraga atemera gutsindwa? Uyu Tomclose yabuze ababyeyi be akiri muri primaire, ndetse n'ababyeyi be bapfuye akiri mutoya rwose yiga muri primaire. Ababyeyi be bagiye mu myaka 2 yikurikiranya. Byari agahinda gakomeye cyane kuri we, kubera yuko byatumye akurira mu kababaro gateye ubwoba ndetse n'ubuzima bukakaye, ariko bwamuteraga motivation yo gukora cyane kugira ngo agire ibyo ahindura mu buzima bwiwe ndetse azagere heza hakomeye nk'uko yabyifuzaga guhora kera. Wahita wibaza ngo Tomclose ni muntu ki? Wahita wibaza ngo Tomclose yavukiye hagana he? Wahita wibaza Tomclose kuki ibi byose yabikoraga kandi afite ibibazo bingana gutya, nta support yari afite iruhande rwiwe? Ibyo nibyo tugiye kuva imuzi n'imuzingo. Niba utari wabasha gukora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye duhura mu nkuru uko Tennis Sky Empire ishyizeho inkuru. Urakoze cyane kuba umaze kubikora, Imana iguhe umugisha. Ubuzima bwa Tomclose ni igitabo kinini cyane wasoma kikaguhindurira ubuzima, kuko ni umugabo waciye mu buzima bukomeye ndetse bukakaye, ndetse ageraho anaca no mu buzima bwiza kugeza ubu ngubu ari aho ari uno munsi, kuko ibi bintu byose uko yabigezeho yarabiharaniye. Ubuzima bwa Tomclose ni igitabo kinini cyane wasoma ugakuramo amakuru ahambaye, kuko ni umugabo waciye mu buzima butari bworoshye bubi cyane, ndetse agera n'aho aca mu buzima bwiza cyane kugeza na n'ubu aho ari ubu ngubu. Ubuzima bwiwe butangira mu mwaka w'1984 niho yavutse. Avukira mu gihugu cy'abaturanyi, icyo nta kindi bacyita Uganda. Muri icyo gihe nibwo avuga yuko yahuye n'ubuzima bwiza, kuko yari ari kumwe n'ababyeyi be bombi. Nyuma yaho baje gufata umwanzuro, baza kujya kwifatanya n'abandi ababyeyi be mu kubohoza igihugu cyabo cy'amavuko, ari cyo cyacu cy'u Rwanda. Bamusigiye sekuru aho muri icyo gihugu cy'abaturanyi muri Uganda. Avuga ko ariho ubuzima bwiwe bwatangiriye
kuba bubi kubera yuko yagejeje igihe cyo gutangira amashuri ye abanza nta babyeyi ari kumwe nabo. Avuga yuko ibyo byose atabihaga agaciro, ariko aho yagereyeho ageze ku ishuri bagatangira bakamubwira yuko ari mwene Kanyarwanda, murabizi ibihugu by'abandi aba ari iby'abandi, burya iwanyu aba ari iwanyu. Tomclose nubwo yaciye muri ibyo bintu byose bimeze gutyo, yaje gukura akurana intego ndetse arakora cyane, agera ku byo yifuzaga, yesa umuhigo. Umunyamakuru yakomeje kumubaza ati umuhate n'umurava wawe wagiye uwukura he niba waraciye mu bintu bimeze gutyo, ninde wakugiraga inama? Amubwira ati burya icya mbere ni wowe icyo ushaka, kuko ntabwo negeze mbana na data wambyaye igihe kinini, kuko yageze mu ngabo z'igihugu afatamo umwanya ukomeye cyane ku buryo atabashaga no kubona umwanya na mutoya, kuko inshuro nabashije kumubona zirabarika ntabwo zirenze 5 negeze kubona data mu maso. Avuga yuko ise yitabye Imana mu mwaka w'1995, naho mama wiwe nawe agenda mu mwaka ukurikiyeho w'1996. Bari bapfuye urupfu rusanzwe nyuma yo kubohora igihugu. Yo ni agahinda gakomeye cyane rwose, sinzi uko wabyumva. Umunyamakuru aramwihanganisha, undi aramubwira ati nta kundi, nyuma y'amateka turaho turakomeye, twavuyemo abantu b'abagabo. Aramubwira ati data muri RDF yari Liyetona Koloneli, naho mama yari Sajenti. Ubu ni umugabo ufite akazi keza ndetse n'umuryango n'abana. Aka kazi akaba akora muri RBC, aho ashinzwe ikigo cyo gutunganya amaraso muri RBC. Ni akazi kamuha amafaranga menshi nk'uko nawe abisobanura. Yari Uwayisenga Didier, umuhungu wanyu. Ciao.